turabaramukije mwebwe mwese mukurikiranye iki kiganiro kuri urubuga rw'injyana mu byiza. Ngewe urimo urabaganiriza nitwa Ndimurwayo Jean Bosco, nkaba ari nanjye wagize igitekerezo cyo kuri urubuga rwajyaho. Ni urubuga rwahawe izina ry'injyana mu byiza kubera impamvu eshatu z'ingenzi. Imwe mu mpamvu ya mbere ni uko hifuzwa ko uru rubuga rwagira umusanzu rutanga mu gutuma ukuri kuba kimwe mu byihutirwa mu iterambere iryo ari ryo ryose rya muntu. Ni ukuvuga ko ukuri kugomba kugenda kuganza, kukaba ari ko kwimikwa ahantu henshi hose, kandi tukaba tugamije ko uru rubuga rwaba urubuga rwo gutanga ibitekerezo ku kintu cyose cyatuma ikinyoma gisa n'ukuri cyangwa se cyemewe nk'aho nta kundi byagenda kigenda kimenyekana, naho kiri hakagenda hamenyekana, ndetse hakagenda hafatwa n'ingamba z'ukuntu abantu bashobora kugenda bakivanamo. Ibi ngibi turabivuga kubera ko akenshi usanga ikinyoma gisa naho kigenda gifata intera y'uko ari cyo gituma inyungu nyinshi zigerwaho, kandi nyamara hari uburyo byashoboka kugerwaho byose binyuze mu kuri. Ikindi ni ukuvuga ko muri uru rugamba cyangwa se kuri uru rubuga ni ugutanga ibitekerezo byatuma hagaragara ibyakosorwa, hagaragara ibyashyirwamo imbaraga kugira ngo uko kuri kuba ariko guhabwa intebe mu byiciro byinshi by'ubuzima by'iterambere rya muntu. Iterambere tuvuga hano ni iterambere ryuzuye, rya rindi umuntu yubaka ariko yubaka uyu munsi ateganya ko ejo bitazaba byasenyutse, cyangwa se ngo azasange nawe ubwe ameze nk'aho yigambaniye muri iryo terambere yari arimo. Impamvu ya kabiri ni uko twifuza ko uru rubuga rwaba urubuga rwo gutuma umuco mwiza, ibikubiye mu muco mwiza bigenda bisangirwa, bikwirakwizwa, ku buryo twafata ibiri mu muco mwiza, cyane cyane mu muco w'u Rwanda, mu muco w'Abanyarwanda, tukareba ngo ni ibiki byiza birimo bikwiriye gukomeza gutezwa imbere, ariko nyamara hashobora kuba harimo n'ibibi nabyo bigomba kugaragazwa ko ari bibi, nabyo bikaba byagenda biganirwaho ku buryo bigenda bivanwamo. Ahangaha ibiganiro bizanyura kuri uru rubuga twifuza ko byaha rwose umwanya, cyangwa se byagaragaza indangagaciro na kirazira byiza, kuko hariho za kirazira cyangwa se indangagaciro kera zagenerwagaho, ariko uyu munsi ugasanga uyu munsi byaba ari ikibazo. Cyane cyane ibyo ngibyo bikabaho mu rwego rwo kubaka uyu munsi ni ibiki byiza tukomora mu muco wacu, ni izihe kirazira nziza dukomora mu muco wacu, ni izihe ndangagaciro nziza dukomora mu muco wacu twagenderaho kugira ngo twakomeza kubaka, cyangwa se twazihuza n'igihe turimo gute, kugira ngo iterambere ryiza rigende ribaho, kandi imibereho myiza y'abaturage igende imera neza. Aha nanone ni uko ibijyanye n'indangagaciro ndetse na kirazira bizagenda byitabwaho, biganirwaho, birebwa n'uburyo byatezwa, hatangwa n'ibitekerezo by'uko byatezwa imbere. Impamvu ya gatatu ni uko uru rubuga, mu gushyiraho uru rubuga hifuzwa ko hasangizwa amakuru y'ingenzi mu iterambere rya muntu, cyangwa se ubumenyi rusange bwafasha mu mibereho myiza y'abaturage. Akenshi ubwo bumenyi dukunze kubusanga buri mu ndimi z'amahanga,
hakifuzwa ko rero ni gute twateza imbere ko ubwo bumenyi bugenda busangirwa mu rurimi rwacu mu kubumva ikinyarwanda, tugatera uwo musanzu nawo ukiyongera. Ahangaha ariko nanone hazabonekaho umwanya wo kuba nanone uru rubuga ruzaba uburyo bwo gutanga umusanzu mu kuba rwafasha abashaka kumenya iby'ibanze mu ndimi z'amahanga, ahangaha cyane cyane nk'igifaransa, icyongereza, igiswahili ndetse n'igishinwa gikoreshwa cyane cyane mu bucuruzi, bagenda nabo bagira ayo makuru y'ibanze yatuma koko bashobora kuryoherwa n'isi ya none, isi igizwe n'ubushabitsi, isi igizwe n'ishoramari, isi igizwe n'ubucuruzi, ku buryo ibyo bintu iyo nanone udafite amakuru make, amakuru y'ibanze y'ibyo bintu yo kuri izo ndimi, naho usanga urimo urasigara. Ibyo byose rero tuzabifashwamo n'imikorere y'uru rubuga. Imikorere y'uru rubuga injyana mu byiza, hifuzwa ko yagirira buri wese inyungu, yagira inyungu kuri buri wese mu mikorere yayo, aho hateganywa ko buri muntu wese uzakurikirana ibiganiro kuri uru rubuga injyana mu byiza yagira icyo avanamo cyangwa se icyo yunguka igihe cyose yakurikiye ikiganiro kiri kuri runo rubuga cy'injyana mu byiza, haba mu kurwanya ikinyoma, haba mu guteza imbere umuco, ndetse haba no mu gusangira ubumenyi gutuma imibereho myiza ya buri munsi igenda itera imbere. Icyo ni kimwe cyane cyane ku bantu bose bazakurikirana ibiganiro kuri runo rubuga, ariko turanateganya noneho n'ikindi mu buryo bw'amafaranga. Uburyo bw'amafaranga, ibi nibyo ni ukuvuga ngo abantu bose bazaba bagize uruhare mu kiganiro runaka kuri uru rubuga, igihe uru rubuga igihe ikiganiro cyabo kizaba gishobora kwinjiza amafaranga, ntabwo ayo mafaranga ubu ngubu azaba ari aya nyiri urubuga gusa, ahubwo bose bazaza bayasangira, bose bazabagiraho inyungu, kuko nyiri urubuga harateganywa ko azaza akoreshamo 10% gusa, 10%, noneho ayandi 10% nayo akaza kugira ngo yunganire urubuga mu mikorere, hakaza icyiciro cya 50%, ni ukuvuga ko 50% akaba ari iya gukoresha noneho n'ikipe itunganya ibiganiro cyangwa se ishinzwe gucunga uru rubuga, noneho hagasigara 30% azaza ahabwa umuntu wazanye ikiganiro cyangwa se watanze ikiganiro. Dufata urugero ko ari umuntu washyizeho umuvugo we, uwo muvugo cyangwa se washyizeho indirimbo cyangwa yashyizeho ikiganiro wenda mu buryo bw'amashusho, icyo gihe icyo kiganiro cyangwa se iyo ndirimbo izatuma ashobora kuba mu mafaranga azaba yinjijwe n'icyo kiganiro, ibi ngibi bita mu cyongereza views, cyangwa se kuba abantu barakiyandikishijeho noneho kikinjiza amafaranga. Icyo gihe ayo mafaranga 30% azajya aba ari aya nyiri uwatanze ikiganiro mu myaka yose ikiganiro cyaba kikirebwamo. Ahangaha rero ni inyungu nayo, ni uburyo bw'ishoramari bwiza bw'uko wowe umuvugo wawe uzaba waratanze, ikiganiro cyawe uzaba waratanze, hejuru yo kuba waratanze ubumenyi, hejuru yo kuba waratanze umusanzu ku kintu runaka, ariko nanone uzaza ubigiramo inyungu mu rwego rw'amafaranga. Ikindi ni uko nanone hejuru y'uko amafaranga haba kuri ba nyiri urubuga ndetse no kubatanga ibiganiro no
babyumvamo bose. Ni umwanya mwiza uru rubuga ruzatanga uko ufite impano wese, ufite igitekerezo yashyira wenda mu buryo bw'ikiganiro cyangwa se mu buryo bw'igisigo cyangwa mu buryo bw'umuvugo cyangwa mu buryo bw'indirimbo, abona aho abitangira, gutyo hakaba hashobora kubaho ashobora kuzajya yifashishwa mu ihererekanyabuhanga ritandukanye. Iri hererekanyabuhanga hano turimo turavuga kwa kundi mu cyongereza cyangwa se mu gifaransa bavuga ngo reference umuntu yafashe cyangwa se reference mu gifaransa. Ni ahangaha ni ibintu byavuzwe na kanaka mu muvugo runaka, ibyo nabyo bizaba bihaye umwanya wa muntu wari ufite igitekerezo cyiza ariko yashoboraga kuzagumana imyaka ubuzima bwe bwose abandi badashoboye kucyumva. Iki turateganya kandi ko nanone igihe urubuga rwaba rugeze ku kigero cyo kwishyurwa, ibyo rwose mu micungire y'amafaranga bizitabwaho, nubwo wenda hagira igihe mu masezerano bikumvikanwa ukundi, ariko ihame ryo ni uko haba ari kuri ba nyiri urubuga, haba ari ku bakurikira urubuga, haba ari no kubatanga ibiganiro cyangwa se abacishaho ibihangano byabo, bose bagomba kubigiramo inyungu. Icyo rero tukizagerwaho kandi kishingiye ko gahunda y'ibiganiro nanone izaba iteye ku buryo buzaza bufasha koko kugera kuri izo ntego. Gahunda y'ibiganiro byo kuri cyangwa se n'izindi gahunda zose zizanyura kuri uru rubuga rw'injyana mu byiza, ni uko hazaza hacaho ikiganiro. Icyo kiganiro noneho abantu bakagitangaho ibitekerezo, bakagitangaho inyunganizi, bakagira ibyo basobanuza, kubera ko rero twasanze ko bigoye ko uyu munsi ikiganiro umuntu yaba arimo atanga ikiganiro abandi bahita bamubaza, cyangwa se yashyiraho indirimbo bagahita ako kanya bagahita bamubaza, kuko akenshi ntabwo biba imbona nkubone gutya, ntabwo biba abantu bahita barimo barabifatiraho. Niyo mpamvu hashyizweho ko nyuma nibura mu gihe kitarenze nk'amezi 3 hakusanywa bya bitekerezo byatanzwe na za nama zatanzwe na za nyunganizi zatanzwe, zikongera zigakorwamo ikiganiro cyuzuza cya kindi cya mbere. Ahangaha ni ukuvuga ko muri icyo gihe hazaza harebwa noneho kuri cya kiganiro kigeze gutangwa, cyatanzwe ku itariki runaka, kivuga kuri iyi ngingo, hatanzweho bino bitekerezo, hatanzweho izi nyunganizi, uwatanze ikiganiro cyangwa se undi ubishoboye ubifite wenda ubifite nk'ubumenyi, akaza agatanga ibisobanuro, akaza agatanga ibitekerezo, ndetse hakavamo n'umwanzuro abona abantu bakwiriye gusangira bitewe n'ibitekerezo byaba byaratanzwe. Icyo kiganiro rero kizakiba gikurikire cyane cyane cya kindi kiba kizaba cyarabaye icya mbere, ariko cyaratanze umwanya wo kugira ngo abantu batangeho ibitekerezo. Ikindi ni uko nanone nk'uko twabivuze, ibiganiro bizibanda mu nkingi 3 zijyanye n'intego z'uru rubuga. Intego ya mbere ari yo gutuma ukuri kuba kimwe mu byihutirwa mu iterambere iryo ari ryo ryose. Inkingi ya kabiri ni uko tuzaza twibanda ku muco, mu guteza imbere umuco mwiza. Ikindi nanone tuzatwibanda mu nkingi ya 3 ijyanye no gusangira ubumenyi, amakuru yatuma imibereho myiza y'abantu, imibereho myiza ya muntu igenda irushaho kuba myiza. Aha rero turashimira abadukurikiye kandi n'abazadukurikira bose, ariko by'umwihariko cyane cyane turashimira abazatagenda batanga ibitekerezo kuri buri kiganiro gitanzwe.
n'abazabushaka umwanya wo gutegura noneho ibiganiro ndetse no kubitanga kugira ngo babisangize abandi, ibitekerezo bafite byiza babisangize abandi. Uru rubuga ariko nyine kubera ko ya kipe ishinzwe imicungire y'urubuga izaza igerageza gucukumbura cyangwa se gusesengura ibiganiro bigiye kurunyuraho, ku buryo ari ibiganiro byaba bitajyanye koko n'indangagaciro zijyanye n'uru rubuga ntabwo bizajya byakirwa. Ni ukuvuga ko ibiganiro bizakirwa ni ibitagira uwo bikomeretsa ariko nanone byigisha buri muntu wese, cyane cyane uwaba afite aho akwiriye gutera intambwe. Turahamagara rero twese gutera iyo ntambwe, turahamagarira kugenda dushobora gukoresha uru rubuga. Ni urwacu, ni urwawe, murakaza neza mu njyana mu byiza. Murakoze cyane.